babusa muzari bazwa Nyagasani Yesu nabane na hamwe amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu yongera kubwira Abayahudi ati ndi urumuri rw'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima ahubwo azatunga urumuri rw'ubugingo. Abafarisayi baramubwira bati ubwo ari wowe ubwawe uhamya ibikwerekeyeho, ibyo uhamya si by'ukuri. Yesu arabasubiza ati nubwo ari jye uhamya ibinyerekeyeho, ibyo mpamya ni ukuri, kuko nzi aho nturuka n'aho ngana, naho mwe ntimuzi aho nturuka n'aho ngana. Mwe muca urubanza mukurikije umubiri, jye ntawe ncira urubanza. Niyo nciye urubanza ruba ari urw'ukuri, kuko mba ntari jyenyine, ahubwo mba ndi kumwe na Data wantumye. Ni nako byanditse mu mategeko yanyu ngo icyo abagabo babiri bemeje kiba ari icy'ukuri. Koko ni jye uhamya ibinyerekeyeho, ariko na Data wantumye nawe arabyemeza. Baramubwira bati so abahe? Yesu arabasubiza atari jye ari na Data ntawe muzi. Iyaba mwari munzi mwamenye na Data. Ayo magambo Yesu yayavugiye iruhande rw'ububiko aho yigishirizaga mu ngoro. Ntihagira umufata kuko igihe cye cyari kitaragera. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ingingo z'isengesho risabira abazize Genoside. Izo ngingo zigiye kumurikirwa n'aya masomo matagatifu, kandi ni koko ni ingingo zituma turushaho kumva icyerekezo nyakuri no kuri uyu munsi dutangiraho icyunamo mu gihugu cyacu, kuko izo ngingo zihera ku Mana. Twumvise iri somo rirerire rigaragaza uko Suzana wari uciriwe urwo gupfa, maze bakemeza ko koko akwiye kuvanwaho, nyamara azize amaherere. Iryo somo rirerire riratwibutsa nuko nejo twahoze tuzirikana ku cyumweru cya gatanu twinjira muri iyi minsi y'ububabare bwa Nyagasani, ariko noneho by'umwihariko mu gihugu cyacu tukaba dutangira kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni igihe cy'ububabare nagiye kuvuga ngo ubugira kabiri, ariko mbere na mbere tuzirikana Imana soko y'ubuzima. Uyu Suzana rero akatwereka ko na Yesu Kristo wari uciriwe urwo gupfa, Yesu Kristo babeshyera, Yesu Kristo utagira igicumuro na busa, yashushanyijwe mu byanditswe bitagatifu kuva kera na kare n'aba bantu b'intungane, n'aba bantu b'Imana, kandi ko Imana irenganura abayo nta kabuza, abe muri ubu buzima, abe no mu buzima bundi budutegereje, ari nabwo abo bitahiye tubifuriza gusangira n'Imana, yo soko y'ubuzima bwabo n'ubwacu, ikaba n'indunduro y'ubwo buzima bwose. Iryo sengesho tugiye kugaruka ku ngingo zaryo
rikamurikirwa n'aya masomo matagatifu ya none, tukunze kuryumva kenshi igihe tujya kwibuka hirya no hino mu gihugu cyacu, ariko ingingo nkuru zavomye mu by'uwari mu gisengesho ry'uwari Padiri Sinayobye Edouard ubu uri gutura n'ubundi gitambo cy'Ukaristiya gitangiza igihe cyo kwibuka hariya muri diocese ya Cyangugu. Akaba nawe yaravomye mu byo abepiskopi bacu bari bagennye mu kwibuka Genoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 10 mu mwaka wa 2004, n'amasengesho mwumvise dukoresha muri iyi misa ntagatifu nagenwe icyo gihe, ariko yagiye avugururwa uko imyaka yagendaga irushaho kujya mbere. Kiliziya ikatwibutsa ko iyo Genoside yihariye mu gihugu cyacu, ku isi, ariko kandi ko hari udahinduka Imana yacu umugenga w'ubwo buzima. Ingingo ya mbere rero nuko igihe twibuka kandi twubaha abazize Genoside, twibuka mbere na mbere Imana kuko ariyo yakozwe mu nda. Bavandimwe, tukiri kuri iyo ngingo ya mbere, ndabashishikariza rwose kugira ngo igihe cy'agahinda nk'uku nguku ntimukitekerezeho gusa, ntimukitekereze agahinda k'abacu bagiye byonyine, ahubwo mujye mubanza Imana. Mubanze muzirikane iyo Mana, kuko nkuko iryo sengesho nyine bitubwira, niyo mbere na mbere yakozwe mu nda, niyo abapfuye batabaza, ndetse abapfuye bishushanyije na Nyagasani Yezu Kristu bashorewe nta gicumuro, kandi tukabifuriza gusangira ubuzima buzira kuzima bw'Imana mu bwami bw'ijuru. Mbere na mbere rero ntitukarebe igihugu cyacu cyonyine, ntitukarebe abo bacu bagiye, ntitukarebe abasizwe mu bibazo by'inzitane nk'uko tugiye kubigarukaho. Mbere na mbere tujye tureba iyo Mana, mbere na mbere tujye tuzirikana iyo Mana, mbere na mbere tujye tuyirangamira, kuko hari n'igihe n'ubundi dushaka kuyigizayo, kwishyira ku ruhande, yewe muri ka gahinda kacu kandi kakumvikana, tutubundi se wari uri hehe Mana yacu? Ibyo byose bikarinda kuba urebera ubundi wari uri hehe. Ya Mana n'ubundi Nyagasani Yezu Kristu atabaza ku musaraba muri Zaburi ya 22 ati Mana yanjye icyatumye untererana n'iki? Akifatanya n'umuryango wose atari uwa Isiraheli ahubwo natwe twese. Nyamara iyo Mana akaba ariyo ikwiye kuzirikanwa, kuko na Yezu Kristu birangira icyo gihe muri ako gahinda, muri ubwo bubabare, avuze ati icyo ushaka gikorwe, icyo wemeye aba ari cyo gikorwa, ntihakorwe ibyo ngewe nshaka. Kuzirikana mbere na mbere iyo Mana, kandi n'imbaraga zose zo kugira ngo dutwaze, dore ko buri gihe tubivuga ngo kwibuka twiyubaka, ntabwo twakwiyubaka tutamenye uwatwubatse mbere na mbere, waturemaremye mu nda z'aba mama z'ababyeyi bacu, watwubatse mbere na mbere, utwubaka mu bwa mbere. Ntabwo ariko twiyubaka mbere na mbere, ni Imana yatwubatse idushyira kuri iyi si, idushyira muri iki gihugu cyiza. Iyo Mana rero ikwiye kubanza guhabwa umwanya w'ibanze, dore ko hari n'igihe dushaka kuyihigika, dushaka kuyishyira ku ruhande. Icyo gihe nibyo twakubaka ubanza byarindimuka. Bavandimwe bakristu, mbere na mbere Imana nihabwa icyo cyubahiro. N'igihe turi kuzirikana abo bacu bitahiye, cyo tuzirikana abo bacu bagiye ku buryo buremereye cyane, bari mu kababaro, bari mu bubabare bukomeye kandi butandukanye, twibukana agahinda, tujye twibuka mbere na mbere iyo Mana, kuko nabivugaga muri iryo sengesho bigarukwaho abashumba bacu bati Imana niyo yakozwe mu nda mbere na mbere. Ngatinzeho gatoya, niyo abo bapfuye batabaza, ndetse turabivuga ngo nta kabuza abenshi
ni wowe bari bategeye amaboko nyagasani bashaka kwakirwa nawe, kuko ni wowe wenyine washoboraga kubatabara. Imana nihabwa icyubahiro mbere na mbere. Twabyumvise no muri Evanjili ya Nyagasani Yesu Kristo ari kugerageza gusobanura kuko ubabare bwe bari bwegereje cyane, ari kugerageza gusobanura ariko ntibumvaga, avuga ati reka Imana nimuyumve, nimutanyakira nta nubwo muzakira iyo Mana, nimutakirwa kuri kw'Imana, kuko nge ndurwo rumuri rwaje gushyira, waje kumurika mu mwijima wanyu, mu mwijima w'icyaha, mu mwijima w'ubugome, nigera umuri kandi ndakuraho umwijima ujyanye no kubura ukuri, nige kuri, nige nzira, nige bugingo. Nyagasani Yesu Kristo asa naho ari kurwana no kudusobanurira. Ni nawe utabara Suzana, ni nawe ubyutsa muri aho ngaho bari aho ngaho uwo ukiri muto yari kutari gito. Danieli ati ntamwe se mubuze ubwenge koko mugiye gucira urubanza ubuze ubutabera uyu muntu w'Imana umuzira udafite icyaha, niwe mugiye gucira urubanza. Ati musubire mu rukiko, bikarangira Imana ari umurenganuye, irenganuye abayo, ibakiriye no muri iryo humuri. Ingingo ya kabiri y'iryo sengesho dusabira abo bitahiye ngo Nyagasani abakire mu bwami bwe, ariko kandi tukanasabira abo basize mu bibazo by'inzitane kugira ngo Nyagasani abakize ubwoba, kugira ngo Nyagasani abomore ibikomere, kugira ngo Nyagasani atange ihumure, kugira ngo Nyagasani atange icyizere muri abo banyarwanda, cyane cyane imfubyi, abapfakazi, banyakamwe, abo bantu bose basigaye mu bibazo by'inzitane. Tugasabira rero abo ngabo basanze Nyagasani, nyamara tutibagiwe nabo basizwe mu bibazo by'inzitane. Bityo rero iyo turi kuvuga ubwoba, tukavuga ibikomere, dusaba ihumure nanone rikutuka kuri ya Mana igomba kubanza. Iryo humure ya Nyagasani nicyo cyizere tugomba kugira, ayo mizere tugomba kugira avuye ku Mana mbere na mbere. Natwe rero tukagira uruhare kugira ngo iryo humure rigaragare, kugira ngo iryo cyizere kigaragare. Hato turajya no kuvoma aho ahari ibirohwa, tukavoma ahari amazi afutse muri ya Mana yacu. Ingingo ya gatatu no gusabira abazize Genoside, abakoze Genoside nako, kuko nabo bari abana b'Imana bangije ubwiza bwayo, ubwiza bw'Imana. Maze muri iryo sengesho tukabasabira ngo Imana ibahe kwicuza. Iyo tuvuze Imana nk'umubyeyi, ni Imana nyine y'umubyeyi w'abantu bose, n'abantu bataye ubwiza bw'Imana tugomba kubatakambira kugira ngo bagaruke ibuzima, bave ibuzimu bajye ibuzima, bakire ubwo bwiza bw'Imana. Aho rero muri kuba abakristo kurushaho, aho muri gukurikira Kristo kurushaho, aho muri gukurikira ya Mana kurushaho. Ingingo ya kane no gusabira abayobozi b'igihugu cyacu. Icyo gihe tuba dusaba ngo amahoro no kurwanya ikibi n'akarengane birusheho kwimikwa muri icyo gihugu cyacu. Ariko abo bayobozi baba babanje mbere y'igihugu, biratangaje muri iryo sengesho. Abayobozi b'igihugu babanza mbere yo gusabira igihugu, kuko ariho nutsoreza muri iyo sengesho ryacu. Amahoro, kurwanya ikibi ndetse n'akarengane. Ni igihe cyiza cyo kongera kuzirikana urwo ruhare dufite kugira ngo iryo sengesho ryacu rizamuke risanga Imana, maze abantu bataza guhusha, umuryango w'Imana utaza guhusha, umuryango nyarwanda utaza guhusha, dukomeze kubaka icyo gihugu cyiza. Icyo gihugu rero nicyo dusoza dusabira. Kristo Yesu akuzwe. Dusoza dusabira igihugu cyacu, turavuga ngo ni igihugu cyavuzemo induru, igihugu cyamenetsemo imivu y'amaraso, ngo Nyagasani ugisubiranye maze twunge ubumwe. Igihugu cyamenetsemo imivu y'amaraso, ayo maraso ntiyongere gutemba mu gihugu cyacu, ariko kandi ntagire n'ahandi atemba. Igihugu cyavuzemo induru, abantu baratakamba, abantu bavuza induru batakamba,
wa mugani wa Yazaburi ya 22 navugaga nguko Nyagasani Yesu Kristo ku musaraba atakambira Imana avuga ati mana yanjye icyatumye untererana n'iki. Igihugu cyavuzemo induru, cye kongera kuvuga mu induru, cye kongera kumenekamo iyo mivu y'amaraso, kandi Nyagasani agisubiranye twunga ubumwe. Murumva n'ubundi ni Nyagasani dusoza tuvuga. Bavandimwe rero, twabyumvise mu masomo matagatifu ya none, ikimenyetso cy'urumuri rwaje mu mwijima kigaragaza ukuri, ko twese dufite inyota y'ukuri, ko twese twifuza ko urwo rumuri rushyira habona ikinyoma, ko nkuko Daniel abigenza, atari Daniel wenyine uba urumuri rurokora Suzana, ko Yesu Kristo ari we rumuri rw'amahanga nyakuri nkuko ivanjiri ya none yabitubwiraga. Uwo Yesu Kristo nakomeze kwigarurira imitima yacu kuri uyu munsi dutangiraho icyo cyumweru cy'icyunamo, twibuka kandi twubaha abo bazize Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko. Rwose igihugu cyacu, isi yacu ikeneye urumuri. Kristo yararutuzaniye, ibihu n'umwijima byatumaga tutabona arabyeyura. Muri Pasika tuzarushaho kubizirikana, cyane cyane rwa rumuri rwa Kristo, rya tara rya Pasika, urumuri nirweyure umwijima wacu n'ibyo bihu byatumaga tutatambuka, maze turushaho kubabarira. Cardinal Daniels aravuga ngo kubabarira nibyo byonyine bituma dusa n'Imana. Wikwifungirana, dufite ibintu byinshi twumva, rwose byinshi twumva Imana mbere na mbere, twumva ijwi ryayo, kandi ijwi ryayo ritandukanye n'iry'abantu. Nabo bantu igihe tubatega amatwi tuzirikane, twumve neza, dushishoze niba bari kuvuga mu mwanya w'Imana. Niba bitameze gutyo, ubwo tubishyire mu mwanya wabyo, tuvuge tuti hari aho utaragera muvandimwe, ariko ndashaka kumva Imana, ndashaka gutega amatwi Imana yanjye, niyo soko y'ukubaho kwanjye, niyo n'indunduro y'ukubaho kwanjye, nicyo nifuza. Koko Nyagasani tumusabe kugira ngo ubuhamya busumbye ubundi twabona ku isi, ubuhamya bwa Nyagasani Yesu Kristo wabayeho mu kuri, akabaho mu rukundo, akabaho mu neza gusa, aba ari bwo butuyobora. Tumwigireho gukunda, tumwigireho kumurikirwa n'umutimanama urangamiye Imana nyine. Nyagasani duhe kugukurikira n'igihe bigoye kukwakira ukuri. Mutekereze nka Bikira Mariya ntacyo yiyumvira mu byari birimo biba, cyane cyane mu gihe cy'ubabare, mu gihe cy'agahinda nk'uku nguku. Hari uko Bikira Mariya yitwaye n'igihe atari kumva neza uko ibintu bimeze, ibiri kuba. Uwo mubyeyi Mariya, umwamikazi wa Kibeho, wakunze Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, adusabire.